Waba ushaka ahantu heza ho kuryama cyangwa kuba hari ibikoresho byose nkenerwa byo mu rugo? Urashaka kwihesha agaciro se ku buryo umuntu ugusuye wese atakunyuzamo ijisho? Igisubizo nta kindi. Detroit Crown Golden House tubafitiye amacumbi meza yaba yo kuraramo umunsi umwe ndetse n'ukwezi kuzamura. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gisozi, haruguru gato y'ibiro by'umurenge wa Gisozi, aho bakunze kwita ku kibanza hafi n'ahahoze urusengero rw'Imbaho. Wanahagarara kandi mu cyapa kizamuka kijya Yerika cyangwa kimanuka werekeza Beretwari Kagugu. Wanayoborwa kandi n'icyapa gihari cya KG 673. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 07852723 cyangwa kuri 0788473865. Detroit Crown Golden House, ikaze mwese muri isanga. Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School. Tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha ndetse n'uburyo wabangikanya amasomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihotere kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe. Kumwitire? Yego. Ibyo ntabyo nzi, byose ni ibiki uri kuvuga Shema? Niba utabizi uzabimenya ko kuri Rwanda. Narakubabariye kuko ndabizi ko ntacyo wankoraho. Nibyo byatumye nkubabarira. Uko gusa no kukubabarira narakuretse. Iyo nza kuba nzi ko ari cyo wankoraho ntabwo nari kukureka. Abantu nkamwe twarabamenyereye mu dukanga. Urabona ureba neza gutya ndi hafi kuzana uruhara bivuze ko ndi mukuru. Ese bro wabuze amafaranga papa yahaye papa Divine kugira ngo nzabane na Divine? Nyine niyo mpamvu nanjye nakoze ibyo bintu bishoboka byose, ariko papa Divine yarapfuye. Nese yapfuye atarari inkwano z'umukobwa we? George, nkuko rero bazansabye gukorera ofisi yawe. Yego. Ngiye aha ngaha niwe uzagikorera. Kuraza kureba ko ibintu byose birimo, wowe nka logistique urabizi, ubwo ibikoresho byawe uri busangemo hano n'ibyo uri buhereho ubarura. Ubwo ibindi uzagenda ubireba nyuma kugira ngo byose bibe biri muri data. Okay. Ubwo rero wareba niba hari n'ikibura ugomba kuba ukeneye hano ukurabimbwira. Ubwo n'ubwita ntangira akazi uyu munsi nyine cyangwa ni umunsi wo gusura office gusa? Oya, urahita utangira. Okay. Ubwo uramfasha hano najyaga mvuye kuri brush gake nza hano ntago ndahamenyera neza n'ibyo bikoresho kugira ngo umenye aho biriherereye. Yego, nuza gukenera ubufasha urambwira, usibye ko nta kintu kigoye kirimo. Okay. Ubwo watangira akazi nta kibazo. Okay. Ubwo umunsi wo gutangira akazi n'uyigire ngo? Yego, n'uyu nguyu. Okay. Ubwo uraza kumfasha n'ingenera nyine kujya kubarura ibyo bikoresho cyangwa kumenya za office zindi ziri hano? Oya, nugira ubufasha ukenera wowe urambwira, nta kibazo urambwira ngo ufashe, usibye ko nta n'ikigoranye kirimo. Okay, reka rero uko bimeze nta kibazo. Yego. Machine se wareba uko zicometse, hanyuma nuza kuba wumva wamaze gutuza waruhutse washyize ibintu byawe ku murongo, ubwo uraza kujya muri ofisi ya buri mukozi, uragenda waza buri mukozi ibikoresho afite kugira ngo ubyandike. Hagize ofisi ukenera kumenya wenda utazi wambwira, nta kibazo nkagufasha, ndahari ugomba gukora. Uraza kufasha cyane ko mba izo za ofisi zindi wenda zishobora gusangamo abantu ntamenyereye.
ugasanga kuba banyakira ntangiye akazi kuri bo byaba bibatunguye, uraza kumfasha cyane. Nta kibazo. Hanyuma rero akazi keza. Sawa, murakoze. Ndabona ahantu ari heza cyane, tandukanye n'aho twakoreraga akazi. Ni Dikota koko. Sawa rero akazi keza. Sawa cyane, murakoze. Hano ni fresh kabisa. Intebe zidasanzwe, umugongo urahita ukira kabisa. Si imashini kwitakara, mashini ya Dikota se yakwanga kwaka. Hamwe ndi kuyicana nabi ibintu. Ça va? Ça va. Mbaye neza nubwo nari nabivuze. Merci. Musinga asa n'umukiriya. Yego. Hari igihe nawe ngo yiyongereye ku bandi bakozi. Bite se wowe? Ashinzwe iki? Aje gukora iki? Ni logistique. Hari ubundi ibyo yakoraga kuri branche. Ngira. Ubwo Marite nyine akaba araheze nawe. Marite yagiye. Ubundi icyiza ni uko bicika nambutse. Wambutse gute? Gute? Bizancika nambutse nyine. Wambuka ugeze? Urabona uruzi rwamezeho ibyatsi hejuru gutya, ibintu by'amarere, wambukira ugakandagira gutya, ukambuka nongera hakurya kigahita gicika nyine. Uzacika nambutse rero. Okay. Uratekereza bakugaruriye iki? Wenda wowe kubyumva. Ibyo bakubwira byo kuganira n'umukiriya ngo atabacika wumva ari byo cyangwa hari ikindi kirimo? Hari ikindi gihe ari buriya baba bakimbwiza, reka mbonane nawe ndebe ko hari ikindi bari bwongereho nyuma. Nase uratekereza atari imitwe? Imitwe y'iki se? None se bangira ikigo ubwabo, yaba Jariya yaba Dina barahari. Uwo mukiriya niwe yakagombye kuza areba, sibyo? None kucya aza ashyiraho itegeko n'ihame ry'uwo agomba kubonana nawe mu bakozi uyu bigenda bitwaye. Ntabwo twakwibazaho ibintu byinshi ngo tunesubize, dushobora gusanga turi kwibeshya. Reka mbere yabyo mbanze mbonane n'uwo nguwo, niba ahari koko turaza kubimenya, kandi niba ntawe uhari, niba ari n'imitwe nabyo turaza kubimenya. Ngewe niba ndatekereza ibintu bibiri. Numva icya mbere ni ukutudindiza kugira ngo dutakaze umwanya turi kwitegurira ubukwe. Icya kabiri tegereje ko ari nk'ikigabo bagiye kuguha amapasi. Yego, gabanya gufuha. Ntabwo ndumva Dina na Jariya cyangwa n'abandi badashobora kujya muri ibyo bintu byo kujya ku mapasi, kuko none ubu usanze ari byo. Ntabwo ari byo ndi gutekereza. Ntabwo ari byo ndi gutekereza, ahubwo nyashobora kunatekereje ko wenda ari uburyo bwo kugira ngo ugaruke mu kazi bahere kuri icyo ngicyo wenda, ariko ibyo byo kumpa pasi wapi. None sinzi ukuntu numva niyumva njyewe, ngiye kureba urabibwira. Reka mbanze njye kumureba, ngende mbonane na boss Dina, hanyuma anyereke uwo mushyitsi bampamagariye igitaraganya, numve uko bimeze. Ubwo turaza kuvugana. Sawa, ninjya kugenda ndakubwira nimba kubonana n'uwo. Cyangwa nawe urashaka kugaruka mu kazi.
Unsetse? Cyangwa akazi keza. Akazi keza. Ariko ubwo nta kintu mbwiye. Oui. mwebwe iri kugenda Genda nta kibazo. Ntabwo wahamagaye ngo uze tuvuganeho. Nyuma y'iminsi myinshi tutabonana. Ntabwo wahamagaye nshaka kugira ngo ngushimire ko wemeye kugaruka mu kazi. Kandi ukemera n'inshingano zose wahawe cyangwa wongerewe utari ufite. Kuko nimba wari ufite inshingano zawe tukongeraho n'izindi mu buryo butunguranye, ni ukuri ni byiza ko waradufashije ukemera kubikora nubwo bitoroshye bigoranye. Ntabwo utagushimira ko wabikoze kandi ukemera no kugaruka mu kazi. ni ubundi ikintu cya mbere kiba ari ukwemera ibintu buri iyo wemeye ibintu biba biri bunagende neza. Ntabwo nabura kuvuga yuko ndi kubikora wenda bisa nkaho hari uburyo biri kumvuna bijyanye wenda nuko nari nsanzwe mbimenyereye izo nshingano nshya nyine mwagize gutya mukaba muntuyeho sayicara urumva ntabwo habura kugira ibintu nyine biba bimeze nkaho bingoramo ukuntu, ariko nkeka yuko bizagenda neza bijyanye n'iki bijyanye n'uko nyine nabyakiriye. Ntabwo biba byoroshye wambwa niyo umuntu afashe inshingano zawe akongeraho n'izindi utamenyereye kandi byose bikaba byinshi. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo bihuze. Ikindi nashaka kubwira, hari umukozi mushya waje muri iki kigo, sinzi nimba mutarahura. Amaze iminsi ariko nagira ngo usabe n'umuhura cyane mwaranahuye kuzamwitondera cyane ko umuntu aba atazi imiterere y'umuntu uko ameze, uko yitwara, kugira n'umuntu abonana uzagerageze kwa ndokakira uko bubana. Umuntu uze ninde? Ni umukozi witwa Muvunyi. Uyu nguyu w'inzobe se waje muri iki kigo umuhungu w'umusazi? Shema ntabwo ari umusazi, ni muzima, nta kibazo afite. Uriya mutipe ni umusazi kuko nta ibintu akora cyangwa se uburyo yitwara nta muntu waba udafite akabazo wabikora, ahubwo afite akabazo sinzi ingene nagize ngo wenda hano mushobora kuba mwarashyizemo nibura na deparitema yo kureba abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ngo mumufashe cyangwa se natwe tube twamufasha mu buryo bwo kumukansoringa, ahubwo numvaga nzanabikubaza. Denis ntabwo ari umusazi, ni umuntu muzima gusa wenda bitewe n'ukuntu utamenyereye umuntu, utabana n'umuntu igihe kinini cyangwa mutari musanzwe mukorana cyangwa utari unasanzwe umuzi, hari uburyo ki ushobora kumubona kuko ntabwo umuzi, nimba mwaranahuye mwahuye wenda nka rimwe cyangwa kabiri, ariko uburyo amezemo cyangwa uko ateye wenda buhoro buhoro uzagenda umenya uko ateye n'uko ameze, ariko ubundi si umusazi. Hari umwana wa bosi mukuru, bivuga ngo rero niba hari uburyo ki wenda mwahuye mugapfubirana mu kintu runaka, aho no kubyihanganira. Ateye nabi rero. Sima no kubyihanganira, ukamwihanganira, ariko mpamya neza ko atazakubangamira ngo atatire inshingano ze wenda ze muzawe aje kubangamira mu kazi kawe. Wowe icyo ngusaba ni gukora akazi kawe neza uko bikwiriye, uko ugomba kubikora. Ibyo uriya ntubiteho umwanya kuko ndashaka kubangamira bizaba bigaragarira buri wese kandi tuba tubibona ko harimo ikibazo. Ntabwo rero twarebera ariko kubangamira n'undi uwo ari wese ntabwo ashobora kumubangamira, turebera. Bose wenda kuri icyo kintu mwari muri kuvuga kibijyanye na opportunities nyinshi nshobora kuzagenda wenda nkozaho ibiganza byanjye, nanjye ku ruhande rumwe nabashimira, kandi ikindi nyine kuba nagarutse mu kazi ndi gukora nabyo nta kibazo, nanjye nkunda akazi kandi buriya wenda hari ibyo narebye nsanga koko bitari bikwiye mpindura icyemezo, ariko wenda ecara we nabonye yanagarutse
bivuze yuko izo nshingano zari ziri kungora zo nta kikingoye gihari kuko arajya mu bye nanjye nkomeza ibyanjye, ariko hari ikintu kimwe pe ntari buze kuza kwihanganira ndi hano mu kazi, kuza gukorana n'uriya muntu w'umusazi ntabwo biri buvemo rwose. Shema ndabyumva, ariko nanjye nibyo nakomeje mubwira ngo ntabwo tuzareka ngo kubangamire turebera. Ndahari n'abandi barahari, ntabwo urerewe kamara ku buryo yakora ibyo yishakiye kugira ngo agire uwo abangamira. Ikindi wenda cyane ko wenda wemeye kugaruka mu kazi nabyo ni byiza cyane, wenda bizadufasha kuba wajya kuganira na mukuru wawe Rwema, cyane ko ari umuvandimwe wawe kandi ari umuntu ushobora kuganira ukamenya buri kimwe wenda, cyangwa ukamenya uko imiterere cyangwa imitekerereze bitewe n'uko wenda Rwema ari umuntu usigaye tubona ameze ukundi kuntu, wenda nkawe umuvandimwe wenda mushobora kuzaganira ukamenya nk'ikibazo afite. Kandi nanone niba ari inshingano ziba arimo akaba zirimo, nawe ntazakubangamira kuko nawe utamubangamira muze, nk'uko na Denis nawe atakubangamira nta cyangwa nawe umubangamire muze. Ikizagaragara cy'umuntu abangamira undi, ibyo ni ibintu tuzavana mu nzira byihuse kugira ngo tunabikemure hakiri kare. Ubwo nkaba ngiye mu ihurizo rero rya Denis na Rwema. Aya ntabwo ari ukugushyiramo. Tukereka hano ku kazi simple, wenda reka tubyoroshye gutya sibyo. Mu kazi icyo nsabwa cyose cyatuma njye n'umuvandimwe akazi kagenda neza mu gihe aricyo duhuriyemo bizakunda, ariko ibindi byo cyangwa se ko hari ikindi kintu nakora kugira ngo mbashe kugira uburyo nahagarura amayindi ye wenda mu buryo mwamwishimira cyangwa mwabona hari uburyo atari kwabangamiramo, ntabwo mbiba promisinze. Oya si paka wenda kwitwara uburyo tumukeneyeho, gusa nk'umuvandimwe dufite uburyo ki mugabo mwaganira tukamenya n'ikibazo afite kuruta uko njyewe nshobora kukimenya. Sibyo kuba nabonye hicara nawe simpamya neza ko wenda ashobora kuguma mu kazi, cyane ko bafite ngo gahunda zo kwitegura ubukwe bwabo. Uyu munsi ashobora kuba ahari ariko ejo undi adahari. Ndagusaba wowe kuzakora akazi kawe uko bikwiriye, nta kindi kintu witayeho dutegereje ngo runaka arazabikorera, kuko ntabwo tumuteganyije 100%. Ntabwo turamenya niba azagaruka neza. Nkiriwe neza umuyobozi. Wirirwa. Ndabashimira kuba mwarafashe icyemezo cyo kumpitamo njye ngasigara mu kazi, mukareka Divine akaba ariwe ukavamo, nubwo ntazi wenda icyo mwashingiyeho n'icyo mwari mugamije, ariko ubwo ndanabanenga ndetse nanabagaya, ndetse ko ndibuze kubaza n'impamvu. Ndabagaya kuba mukomeje kutubangamira. Niba umuntu avuye mu kazi mubimwemereye mubyumvikanyeho, kuki mukomeza kudukurikirana kandi mutuvuna ngo agaruke, ngo aragaruka gukora iki? Muradushakaho iki? Muramushakaho iki? Ibyo byose ndumva ibyo bitagakwiye kuba ikibazo cyane kutagahereye kuvuga ngo uratugaya kutazi impamvu Divine yaba yagarutse. Ariko ntabwo mu byo twumvikanye ibyo birimo, twumvikanye ko avuye mu kazi nyine. Ndumva umunsi umwe cyangwa itakwica gahunda ze zose, iyo minsi ndumva itabisabye. Hanyuma si ibyo yaba akoze muri iyo minsi 2 cyangwa 1 byakorwa n'andi ubundi. Icyatumye muhamagara kugira ngo aze hano, hari umushitsi bagombaga kubonana, si n'umushitsi wenda n'umukiriya, bikaba ngombwa ko ari we nakwitabaza kugira ngo aze babonane banavugana. Ariko se ubundi umushyitsi ngo ushaka ngo abakozi kuki azareba abakozi ntazarebe bareba wowe bose? Rwema, hari igihe ushaka kuza ushaka umuntu runaka bitewe n'amakuru ufite, bitewe n'ibyo ushaka kumuvugana, bitewe n'uko umuzi cyangwa n'uko wamubonye cyangwa wenda n'ibyo yifuza kuvugana nawe. Ni muri urwo rwego rero nawe yifuje kuvugana na Divine. Ni ubwa mbere njye nakumva umukiriya agenda ategeka ngo ndashaka kanaka. Ni umushyitsi nyabaki, ni muntu nyabaki arashaka iki? Agamije iki ko wowe ubizi? Ibyo byose ndumva wenda kuba wamenya ntacyo byakumarira, cyane ko ndari umushitsi utaramenya ikimugenza cyangwa tutaramenya gahunda ze.
ndumva atari ngombwa kuvuga ngo ni runaka cyangwa ni runaka. Okay, byose ni ahandi ndabimenya tu. Hanyuma ikindi ndashaka kumenya ibintu umuntu witwa Muvunyi. Muvunyi mwazanye ngo aze gukora hano. Ni mukozi nyabaki yavuye haraza kuvunya ibiki nuwahe? Tuvutakwiye kumbaza ibyo ngo umukozi nyabaki ni iki? Cyane ko n'abandi bose tugeze umbaza ngo nabakozi nyabaki. Ibaza impamvu nyine wowe ndi kumukubaza. Ni umukozi nkawe, nk'abandi bose, nka Shema, nka Divine, nk'abandi bose bari muri iki kigo. Okay. Bantu mwese mushaka gutura heza kandi hasa neza, gana Fesipol Limited tuguha ibikoresho bitandukanye bijyanye n'ubwubatsi, ibikoresho bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'ibijyanye n'amazi. Mu bikoresho bijyanye n'ubwubatsi tubafitiye parafo z'amoko yose, gypsum board z'ubwoko bwose n'ibigendana nazo, parafo za rangete za original z'ubwoko bwose n'ibigendana nazo. Usibye izi parafo kandi n'izindi parafo z'ubwoko bwose wakenera turazifite ku bwinshi. Mu bikoresho bijyanye n'amazi tubafitiye tuwarete z'ubwoko bwose na accessoires zazo, lavabo zo muri dushe n'izo mu gikoni z'ubwoko bwose na accessoires zazo, irintwari z'ubwoko bwose n'ibindi byinshi bitandukanye mushobora gukenera. Mu bijyanye n'amashanyarazi tubafitiye amatara y'ubwoko bwose, insinga ndetse na anterebuteri z'ubwoko bwose n'ibindi byinshi mwakenera. Nimunyaruka hano mu Gakiriro ka Gisozi ku nzu y'umukindo tubahahire mugende mwishimye. Akarusho kandi nuko kuguriye hano muri Fesipol Limited tumuhuza n'abafundi n'abatekinisiye bamukorera ku mafaranga make cyane. Mushobora kuduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0785272367. Mwaduhamagara kandi no kuri 0788473865. Uradusanga hano mu Gakiriro ka Gisozi ku nzu y'umukindo mu kaboko k'ibumoso. Fesipol Limited, igisubizo cyo gutura heza kandi hasa neza. Ni bande bacu bari? Dufite abasore bacu bagera muri 5. Twamukurikirana aho agiye hose tukamwica, ntabwo aducika kugira ikibazo. Gadi ntabwo uri bumbere ko papa yapfuye. Urabivuga ntabwo iki kintu kirakora. Avuye muri koma baramutwara, mwarebaga he mubarase bose Gade mubona ari muzima. Barashaka kukwica nanjye barashaka kunyica, uranyuma? Yego wingora rero, iyo nkenera kukwica nari kuba narakwiciye ku bitaro. Amafaranga mbahemba nayiki? Ibintu byose mbaha biba mu mariki, mu maziki. Funga amaso vuba kwica utanze. Ndakwica. Nta kibazo ngaho reka turebe wapfa mbere nge nawe. No joke with me. Ari Karame, ni byiza. gufasha iki noneho? Fashe ikintu no kumbaza ngo meze neza. Umeze ute? Meze neza, wowe se Ndaho. ndabona kintu baye. Gufasha iki? Nje kwaka serivisi. Ndashaka kumuha akazi. Ndashaka kumuha akazi muri kampani. Kuba akazi? Kuki? Ntabwo byumvise. Ubwo akazi Muri kampani. Yego baba. Yanjye se? Ntabwo ari iyawe, ariko uri umwe mu bavuga rikijyana hano muri kampani. Ryijyana se shaka ushobora no gusanga iryanjye ritarenga wenda urugi cyangwa ngo rice mu gikuta ryinjimo imbere ndarihera inyuma y'ibikuta. Riraharenga iryawe nta kuntu ryaba. Okay, reka mujyane rero muhuze na CEO nyine Oya musaba kandi, nje hano kureba wowe ariko CEO nyewe wakorera. Okay. Ntabwo rero njyewe rwose sinzi
ntabwo biragoranye kwa njye ntabwo naguha akazi cyakoze ibintu umuntu yakuvuganira akagerageza ariko si ubundi umuntu atarajya no muri ibyo byose kubera icyo ushaka kuza gukora akazi kuki ushaka akazi hano ntabwo akazi nakabuze iyo wibuka neza ubushize nza hano kandi twe twavuganye n'ibyibuka ubu rero muzanireka nze gusaba akazi muri iyi kampani ndebe ko nazabasha kubona amakuru ajyanye n'aho umusaza wanjye yari ari igiti ukuntu mbona n'ubundi hano byaho mbona birimo akajagari ukuntu ushobora n'ako kazi kukabona ukuntu mbona n'ubundi hano byaho mbona birimo akajagari ukuntu ushobora n'ako kazi kukabona nzagerageza cyane ko n'ubundi ubwo ngewe ntimba mvamo ndabyina mvamo ugiye gusezera ku kazi se mu minsi mike nzaba ntakiri hano mu kazi ariko ikindi kintu cyihutirwa mbona dukeneye gukora cyane ko njye maze kunanirwa ntagifite umwanya wo kushyushya umutwe cyane dukeneye kuripotinga iyi kesi muri polisi tukabishyira muri leta ikabikurikirana ko niba umuntu yarabuze tutazi aho ari ndakeka hari abashinzwe gukurikirana amakesi ameze gutyo tukabijyana muri polisi ikibazo cyabaye tukakibwira ubuyobozi bukagikurikirana kuko rimwe na rimwe hariho n'igihe natwe dukora amakosa kudatanga amakuru nabyo ni ikibazo kuko twe n'ubundi hari ababishinzwe ibyo bintu byo gukora iperereza no gukurikirana bakamenya ngo ibintu byapfiriye byagiye byagenze gute birakwiriye nabyo ariko byibuze twagiye kuripotinga muri polisi tuvuga ngo turagenda tuvuga ibi ngibi dufite amakuru byibuze ahagije cyangwa tureba ko wenda twanabona n'ababa barabigizemo uruhare mu gutuma bigenda kuriya ubwo no kuri polisi naho umuntu yazajyana ripoti dukeneye kubikora niyo amakuru yaba ntayo hari bazayayishakira bo natwe tubayo dufite ariko twaratinze ntacyo tuzagerageza uko dushoboye twaratinze dukeneye kuripotinga the case nyine tuba basirimu sibyo aho bigeze urabona ko tutabishobora ntabwo byoroshye sibyo ibyo byose nzabigerageza uko ari bibiri ibyo by'akazi ariko no kugufasha kugira ngo ripotinge the case sibyo urakoze yego Haramutse diva amakuru imyiteguro se uyigeze iragenda nta kibazo mwanyereka uwo muntu mumpamagariye igitaraganya ngo nze tubonane tukabonana hanyuma ngasubira mu byo nari ndimo kurumva se ufite huti igihe cyose wenda yaza kubonekera ntabwo muri buvugane wenda ukareka kumva ko ugomba kwihutisha ibintu gutyo wansubiza biratinda cyangwa ntabwo bitinda bibaye biri butinde nasubira mu byo nari ndimo hanyuma nkaza kugaruka kuko ndakeka nta kandi kazi mfite hano igihe cyose uri mubone ntabwo ngenza gake kuko ntabwo nabuze ibyo nkora sinkira umukozi wa hano ngo urangenga ni serivisi nari mbahaye nitinda ndataha ariko se undi ko naherutse mwaka iyo konje cyangwa wenda bakwakira konje yo kujya gutegura ubukwe kunze ko mutigeze musezera ku kazi ni cyo gituma uvuga ngo ntakukira umukozi wacu ese waragiye burundu nabyo tubimenye cyangwa igihe runaka wenda uzagaruka cyenda warasize ndumva ibyo ngibyo rero bitagakwiye kuba ikibazo cyane reka nze nkwereka aho ari muvugane ndumva nta kindi kiraba gisigaye icyo si ikibazo ahubwo ndatekereza niba ibyo ari buze kumbwira cyangwa kunsaba ahari umusaruro biri butange kuko ndumva nyuma y'uyu munsi nta yindi serivisi nzatanga ijyanye n'akazi kandi byanga byakunda wenda ashobora kuba ashaka kunsaba ibintu bizakomeza no mu kindi gihe aho ntiyaba yibeshye ko ndi umukozi w'ahangaha mukaba mutamusobanuriye byatanga umusaruro nonaha byazatanga mu gihe kizaza yewe niyo azakenera kongera kugaruka kugira ngo mube mwavugana ndumva ibyo ngibyo azabyakira mukavugana cyane ko wenda tutazi icyo bigamije cyangwa tutazi aho bitwerekeza hari n'igihe ushobora kuba ari inyungu
zacu nk'ikigo muri rusange. Ndumva rero ibyo ngibyo tuzabimenya nimara kuvugana. Igihe nagombaga gukorera ikigo ibigifitiye inyungu cyararangiye. Ubu rero nanjye mfite ibyanjye ndi kwitaho biterekeranye n'akazi. Nabafashije nabaye serivisi, nitumara kubonana ndumva nta kindi kizakurikiraho nyuma. Ikindi mwambwira n'uburyo ndi bumwitwareho kuko ntabwo muzi. Icya mbere ni ukugenda udafite amarere. Icya kabiri ni ukumva ko ari umuntu utagakwiye kuvugana, utagakwiye kubwira nabi. Ukaba uzi neza ko ugiye kuvugana n'umukiriya kandi ugomba kuvugana ibintu bidufitiye inyungu, atari ibintu byo kugenda ufite amahane cyangwa ufite agasuzuguro cyangwa ufite umutima mubi. Ibintu by'umutima mubi no kuvugana ukabyihorera, ugatega amatwi ukumva icyo akubwira, wenda ibindi bikaza nyuma. Agasuzuguro n'amahane n'umutima mubi ntabyo ngira, ariko ninsanga ari umuntu utiyubaha ndamukatira.